papa wawe arashukwa, mama wawe arashukwa, nanjye padiri ubwanjye ndashukwa, na masera mubona arashukwa, bimwe bibi cyane, yewe n'umwana w'Imana ubwe yarashu. Muri tayari? Ladies and gentlemen, put your hands together for Fred Rufandeke. yewe rero tugiye kubigenza gutya, uko tugiye kubikora ni gutya, mwebwe mugiye just mwimagine nkaho ari nka Chris Brown ugiye kuza kano kanya. Nukwimagina please, sibyo? Ngewe ngiye kugenda nikorere intro aho nikabiriza nyine nkanabeshya, munyihanganire pe. Bambe babwiye sibyo, kandi mwigire nkaho ibi ngibi ntabyo nababwiye, ari ubundi bishangiye kuza sibyo. Ninza iyo ndirimbo urongera uyimereze, ningubwira kuyikuramo uyikuremo, sibyo? Just mwimashine mwebwe gusa, reka mbereke. Ladies and gentlemen, this guy all the way from GT Business Group, he's one of the best comedians you have here in Rwanda. Ladies and gentlemen, especially ladies, please make a round of applause for the one and only Mr. Rufe. Ibi ngibi muri GT Business Group tubikora ngo mu buryo bwa hiti, hari uburyo mbihemberwamo nyine, ariko reka nye mate bakarimbo kanjye mwumve. Nagiye kuri nete murana Janete ari kuri skate, yambaye rinete, afite kasete iri muri marete, ankubita rakrete nirashikarete, we gatete uzabaze murekatete, sifite umwate ahubwo mfite umwete, nirirapate n'abadiplomate barara muri supanete bambaye amaveste, bote za Antoinette zinukamo brochette, korogate na za rokete, uzige karate nanjye nziga mate, hari ibintu abanyarwanda twihaye, dufata indirimbo z'abahanzi tukongeramo ijambo ngo utazi ngo rivuye he. Hari nk'indirimbo nk'urugero twa Kristo Inana arimba ngo karibuni tujane mu nzu vayo baby nkweleke, ariko iyo tugiye kurimba twebwe twongeramo ngo utazi ngo ivuye, ngo karibuni tujane mu nzu, ngo vayo baby nkweleke, ngo ngwino baby nkweleke leke, ngo mombebe ngo nundeke, ngo mfatafata baby wisuna, ngo hoya reka nkwelele, ngo udahari nibwelelelele, ngo mombebe ngo nundeke. Iyo ngo iri kuvoteretse kubeshya. Iyi brage nayibwiye perezida w'Ubufaransa iramuneza muyikomera amashyi we. Iyi brage hari ukuntu ngo abahanzi nyarwanda bose ngo barimbye muri korali, Bushari ngo yarimbye muri korali, Mbonyi ngo yarimbye muri korali, Riderman ngo yarimbye muri korali, sebo. Ariko nkibaza barimbye muri korali ngo baririmbaga gute? Reka dufata nk'urugero nka Riderman akiri nko muri korali, dufata nko mu ndirimbo zo tugire nko muri korali twumve nk'indirimbo yitwa nka Horo ari muri korali, ngwimumuro ni poro, ngwisaha ni poro, ngwinkweto ni poro, abana bambonamo boro, nari kumwe na poro guhera nijoro
aka kanya umbonye wagira ngo nje ndi horo 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 ho Bulldog twagiye beach vuga make nanjye mvuga izanjye singusaba byinshi na meta nitwaje gututazi Yakobo kandi uhora horo guturi isugi mukobwa wo mu mugi uwanyishe nono bigeze kuri bushari ntago ngo ese ni mwebwe ese ni mwebwe ese ni mwebwe nitebwe ni mwebwe ese ni mwebwe ese ni mwebwe ese ni mwebwe ndikubasetsamo ariko ibaze ko ariko uziko ntetsa we irakoze no kuri bushari ese ni mwebwe ntago nabitinzeho ahubwo hari yanyishe hari imeze ngo intambwe ya mbere nateye bambwira ko ngana mu manga isupu yabuze bukeye kawunga turayirumanga bitangira begera ibanga jya gushaka tikizo mu kabande bwateye byageze mande afunga imangara ye kambya tikizo aha je m'appelle Fred garçon de mi-chance petit frère de Jésus ambassadeur de la vitamine de fille of course fils de joie jewe ubundi gifaransa ibaza ko mu gifaransa n'abantu bari gutongana wumva ntari ibi ukumva tuvuge umukobwa cyangwa se umugabo atongana n'umugore we bari hariya baramubwiye ngo écoute moi madame moi je n'aime pas ça l'autre jour si tu fais les choses comme ça je te tue totalement ibaza ko mubwiye ngo azanamwica kumva biriye umunyarwanda arakubwiye ngo mabere ya nyoko bataragutuka irakoze ari umutipe twahuye ni mubyara w'umunyamakuru ukora kuri RBA Axel Rugangura turahura umuryango wose mu gifaransa iyo uvuze sa uvuze umutagatifu wakongeraho izina akaba mutagatifu runaka ndamaza pro usaba tagatifu ngo ngenda bazi wambwiye nka Vanessa arambwira Saint Patrick aha Sainte Famille aha Saint Joseph aha Saint André ni bon ndavuga nyuma ya Michael na Herve nshwa kwamwe n'abandi bantu bameze nka basarukuzi n'abandi rwose na ba Macron urakizi pe none se wambwiye nk'abandi babiri byibura ngo babiri kabisa aratekereza ngo Saint Patrick wabivuze iyo Saint Joseph wamuvuze nyabuneka arandeba yitonze ngo se buri koko na senderi ariko reka mbabwize ukuri hari ukuntu abantu bajya bangombera amashyi nanjye bavuga turakuzi ko nshobora kuba nsetsa ibaza ko ndi kumva ko ndi kubasetsa ni ukuri kwiba ndasetsa murasetsa namwe mugaseka muri Bible haranditse ngo twese turi mu ishusho y'Imana yego pe niyo nirebye njyewe nirebye ukuntu ndi mwiza ukuntu abakobwa bankunda abamama sha ndavuga ati nshobora kuba mu ishusho y'Imana n'abandi bantu bakeya nka ba Neymar ba Cristiano ba Diablo ndavuga ati dushaka kuba mu ishusho y'Imana ariko hari abantu ngeraho nkavuga ati ubu mutambese umuntu nka ndimba atari mu ishusho y'Imana koko hari umuntu wambwiye ngo ndimba ati ngo asa n'Imana hano mu mugongo n'abasi ibyo bimaze iki koko nagikoze cyane muyiha amashyi nayo ngiyo nuza umwami wo muri Maroc yarayikunze cyane nayo ariko ndasetsa ndabasetsa u Rwanda niba wemera ko u Rwanda rumaze gutera imbere please ubikomera amashyi niba byemera mu buganga mu buvuzi ni bimwe si bimwe ni bimwe mu buganga mu mashuri imihanda kabisa ibikorwa remezo ni bon njara kanigarukire ku buganga kera warwaraga impyiko ukahita upfa kuri ubu ngusigaye urwara impyiko ubuzima bugakomeza kuko n'inshuti Axel Rugangura rwara impyiko nkaba namura upyiko rumwe kare turi 2024 ndi kwibaza nka 2028 yenda n'umunani
ubuganga bwo bwarateye imbere cyane, dusigaye duhana ingingo zose, byararenza n'impyiko. Ukarwara akaguru hasi ntabwo nakaguha, ukarwara akaguru nkahita nkaguhereza, ukarwara akaboko nkahita nkaguhereza. Nibo aho mfite ikibazo nimwibaze n'ibijyana no ku mutwe, ko kumva inkuru ngo Miss Rwanda yagize ikibazo cy'umutwe, Bulldog ni umuntu mwiza aritanze ngo amuhe umutwe. Ibaza tukumva inkuru ngo nkanjye kurundi mwiza gutya ngo urabona dusowe wirebye nanjye ukandeba ndeba neza. Papa bitse wowe kusetsa, reba ndeba niryo urebe wowe hose nge nakora bro. Hari abantu Imana yaremye ibatindaho, hari n'abandi ishaka kabisa ntazi ukuntu byagenze. Nkanjye Imana ryakunde mu rugero, yagize gutya ngo ihera ku mutwe imvaho, igeze kuri His Excellence mutindaho, igeze kuri ba Neymar n'aba Cristiano n'aba Diablo. Aha ni Imana ibera kasa mutwe, igeze kuri Ndimbati, Bulldog, Ama-G The Black, ibashyiriramo icyarimwe kugira ngo tu icyo kinongere kugishyiramo. Iyo dance irihagije, ibyo cyo kugira ngo bagire ngo ubyihorere. Yakoze sino ri brag na yanditse ndamenya ari ihe none mana yanjye ngo wiki ariko mana iyi nayiraje basetse n'ingi ndabizi. Njye buriya mbere ndi umuntu utaremeraga ko abakene n'abakene babaho, kugeza umunsi naje kubyemera. Nabyemeye bwa mbere muri Covid. Mfite sister wanjye ifite utuntu tw'udufarangamo gakeya. Okay, siwe ni umugabo ariko babaye umuntu umwe. Njya kumusura, afite umwana w'umuhungu witwa Miguel. Miguel rero turi gukina, urumva ndi umuonkre, ndi kumukina turi gukina, nanjye ngo ndi kumukinisha. Turi gukina, turakina. Sinzi ukuntu Miguel yagize gutya akubita umutwe ku ntebe ararira. Reaction ya Miguel kuntu yarize byari biri ararira. Mama yari mu gikoni, ubwo ni sister wanjye aramubaza ngo qu'est-ce qui se passe Miguel? Miguel tamusubiza c'est tonton qui m'a fait mal. Mama arazambwira Miguel calme-toi, tonton nagakwanga aragukunda mwakinaga sibyo Miguel. Miguel aravuga ati sava. Mfite undi mu byara wanjye nawe ati hano bafite umwana w'umuhungu nawe nza kumusura, yamukira yakinye kuri Miguel nawe turayikina, turakina reaction yenyine nabanje yagiye kwa kuntu yarize nabanje ndika. Mama we nawe kwa kuri byagenze ko kuri Miguel ari mu gikoni aramuza ubayiti urwana rumenya ngo n'urumogi simbizi ngo muyambara nkonyoye. Naraye ntago urwana ushobora kuza kunyura nijoro, urwana rungana gutya ariko ngo muyambara nkonyoye kukonyora. Abakene baratandukanye bazabeshya, muzana n'ibigo twigaho mureke bimwe mbwa kuza groupe scolaire do. Hari abana gakubigo Miguel ahantu yiga n'indirimbo baririmbura zumva kuvuga ati wewe ngo papa mama la tete maman papa les enfants 6 x 6 36 6 un poupin. Tango le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile étale. Umva indirimbo wowe. Yewe ahantu nize ibaza umuyobozi w'ishuri araje arahagaze ngo indirimbo mwese baratwagiye mu ryo y'inkoko harimo akantu kadundadunda. Ukumva yanize mu kigo cy'abapadiri cyitwa TI, nimvuga ati aye mutagira ngo n'umuhanzi ni turi mu Gihombo Integrated College. Twari dufite umupadiri w'umuzungu kamisa kwa gatatu mu Kinyarwanda
ariko nk'umuzungu ntabwo arazi ikinyarwanda neza, ashaka kutubwira ko twebwe abanyeshuri turashukwa tugashukwa na satani niba ngo turi abanyabyaha. Nk'umuzungu natwe nk'abanyeshuri njye mvuga ibintu batanga n'ingero dore ko yatubwiraga, banyeshuri nta muntu ku isi udashukwa, papa wawe arashukwa, mama wawe arashukwa, nanjye padiri ubwanjye ndashukwa, na masera mubona arashukwa bimwe bibi cyane, yewe n'umwana w'Imana ubwe yarashu. Thank you.